N'amakuru abantu benshi bari gutangaho ibitekerezo bigiye bitandukanye, bitewe n'uwo muryango uri kubona kuri iyo sikirini yawe. Ni amakuru wagiye hanze mu gitondo cy'uyu munsi ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa gatanu 2026 kuri famiye ya Paul Rutikanga. Paul Rutikanga muramuzi mu itangazamakuru rya hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ni umugabo umaze igihe mu itangazamakuru, cyane noneho muri RBA amazemo imyaka igera hafi nk'imyaka nk'icumi. Imyaka 9 irashize Paul Rutikanga akorera ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru RBA. Ariko yaje muri RBA, yakoraga kuri Cloud TV muri za 2016, aza gukorera kuri TV10, ibinyamakuru bigiye bitandukanye uyu mugabo yakoreye. Kandi murabizi ko mu kwezi kwa 11 2024 nibwo yatowe kuba yaba umuyobozi ushinzwe imikoranire n'abafatanyabikorwa muri RBA. Ariko abantu nanone bamukunze, igikundiro kiwe abantu benshi bamukunze bitewe n'ukuntu yavugaga amakuru mu bihe bigiye bitandukanye. Yari umwe mu banyamakuru b'abahanga ku rwego rwose, wamubonaga kuri televiziyo avuga amakuru, nta muntu wagiraga gutya rwose ngo abe yakura ku murongo, ngo ube wajya kureba ngo televiziyo ngo ahangaga amakuru yatangiye. Ni umwe mu banyamakuru b'abahanga RBA ifite, ni umuhanga byo ku rwego rwo hejuru. Bimeze gute kuri Paul Rutikanga? Paul Rutikanga ngira ngo murabizi ko yakoze ubukwe ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa 8 2025. Ni ubukwe yakoze n'umukunzi witwa Uwera Caroline. Uyu Uwera Caroline nawe hari ukuntu mu itangazamakuru afite ahurira naryo, kubera ko ndibuka ko nigeze kuba nashakisha amakuru kuri uyu mubyeyi, nsanga sinzi niba agikora muri TV10, ariko ngo yakoze muri TV10. Ubwo urumva nyine niba ari abanyamakuru, ubwo byanga byakunda ku kazi nyine k'itangazamakuru byashoboka ko ari ko bagiye bahuriramo. So kuri ubu ngubu rero ni umuryango navuga ngo uri mu byishimo bikomeye cyane, aho mu gitondo cyo kuri uyu wa 10 z'ukwezi kwa gatanu 2026 nibwo Paul Rutikanga yatangaje ko we n'umugore we babyaye cyangwa se bibarutse. Paul Rutikanga mu magambo yacishije ku mbuga nkoranyambaga ziwe yagize ati, "One long night, countless prayers, a lifetime blessing from God, Uwera nakunze yambyariye." Mu magambo tugenekereje ikinyarwanda yagize ati, "Yari ijoro rirerire, amasengesho atabarika, ndetse n'impano y'ubuzima bwose iturutse ku Mana." Ubwo ati Uwera nakunze yambyariye byo yaje kuza kuba yabyandika mu kinyarwanda. Ni inkuru mu by'ukuri abantu benshi bari gukomeza kwishimira Paul Rutikanga, nk'uko abantu bamukunze mu itangazamakuru, nk'uko abantu bamukunze kuri RBA, by'umwihariko mu makuru y'ingeri zigiye zitandukanye. Benshi bari kubwira Paul Rutikanga n'umugore we Uwera Caroline bati rwose congratulations, musubireyo nta mahwa, turabishimiye. Kandi koko burya umuntu udashobora kwishimira umuryango wungutse umwana, umuryango wagize umugisha ugahabwa umwana, uwo muntu njya nkunda kumugereranya n'umurozi. Buriya umuntu udakwishimiye, utishimiye ngo uyu mukobwa yabyaye, utishimiye ngo uyu mugabo n'umugore Imana yabahereje umugisha, mw'abantu mwe, uwo muntu urakazwa n'ibyo bintu yaroga. Kubera ko ibi ndabivuga kubera ko niba hari impano ikomeye cyane Imana yihereza umuryango, ni ikintu bita urubyaro. Urubyaro ni blessing yo ku rwego rutavuga. Rero Paul Rutikanga abantu benshi mu gihugu cy'u Rwanda
bari kuvuga ngo congratulations, musubireyo nta mawa. Donc benshi bari gutanga ibitekerezo bigiye bitandukanye, noneho wagera kubo mu myidagaduro hano mu gihugu cy'u Rwanda, abanyamakuru bagiye batandukanye bari gukomeza kumwifuriza mu by'ukuri ko nyine gukomeza guhirwa n'Imana, gukomeza kugendwa n'inyuma n'imigisha igiye itandukanye. Wumve ni byinshi benshi bari gukomeza gutambutsa. Ngira ngo ku mbuga nkoranyambaga witwa Muyoboke Alex, Alex muramuzi Muyoboke, yagize ati congratulations my brother Ines Ghislaine, ati ariko mana, arangije ashyiraho imitima igiye itandukanye. Uyu nawe ngira ngo murabizi ubwo Paul Rutikanga yahabwaga ubuyobozi kuko yari umunyamakuru usanzwe. Ines ngira ngo murabizi ko yakoraga muri Keti Radio, icyo gihe ahita ahabaga umwanya muri RBA. Niba nibuka neza ni umuyobozi wungirije w'amaradiyo ya RBA, kuko uyakuriye ni Dive Uwayo. Ubwo hariho za RC zigiye zitandukanye, ubwo na za Magic FM, ubwo uyu ni umuyobozi wungirije, ubwo ni Ines. So bahawe ubuyobozi muri RBA. Navuga nka pepa yasohotse cyangwa se imyanzuro yafashwe, Ines ndetse na Paul Rutikanga icyo gihe bahawe ubuyobozi. Kwizigira ati congratulations bro, ati abapapa tuguhaye ikaze. Rutaganda ati impundu brother, imigisha iriyongereye mu yindi, congratulations brother. Undi yitwa ku Karugenge Rado ati congratulations ni mwonkwe. Undi yitwa Iradukunda Kayihura Emma Sabine, congratulations. Yitwa Edith Nibakwe ati ni mwonkwe my brother, kaze neza mu muryango mugari w'ababyeyi. Miss Rutikanga, happy Mother's Day sheri. Undi ati congratulations my brother, ni mwonkwe. Ni ibitekerezo byinshi abo mu myidagaduro ya hano mu gihugu cy'u Rwanda benshi bari guhereza ikaze, abubatse abapapa bari guhereza ikaze Rutikanga, bati karibu kuba ugiye kwitwa papa kanaka. Mu by'ukuri uzabona uburyo ari ibintu byiza, uzagirirwa umugisha n'Imana. Donc wumve abantu benshi bari kwifuriza ibyiza famiye ya Paul Rutikanga. Reka nsoreze ahangaha, wenda kimwe mu bintu buriya Paul Rutikanga yahawe umwanya, hari igihe yamaze igihe atagaragara muri RBA, atavuga amakuru. Abantu benshi ari duye na Gloria Mukama, abantu bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bakabona amakuru ari kuyavuga wenyine, bakabona nta kigaragara. Kuko niba hari duwo nanone yatumye Rutikanga amenyekana, ni duwo ye na Gloria Mukama. Abantu ubwo uburyo bavugaga amakuru buri wa kane mu masaha nyine ya nimugoroba, abantu benshi baragenda barabakunda. Buri igihe Paul Rutikanga yigeze kumara igihe atagaragara muri RBA, atavuga amakuru, batamubona muri gahunda za televiziyo y'u Rwanda, yari yaragiye muri China kwiga. Kandi ubu buyobozi yahawe n'ibyo ashinzwe birahura neza n'amasomo yize mu Bushinwa, birahura neza. So nuko nguko bimeze, bagira ngo nyine bahereze utudetayi twose kugira ngo muze kuza kwa mwasobanukirwa n'umuntu wese uyu muri iki kigo bimeze gute. Kandi n'umwe mu bagabo barangwa nanone n'imico myiza muri RBA, uzi kubana n'abagenzi biwe mu kazi. Donc ni ibintu byiza cyane, kandi abantu benshi ntekereza ko amaze kugira abamufatiraho icyitegererezo muri uru rugendo rw'itangazamakuru. Ndabakunda rero, nitwa Shadu, iyi ni Shadu 250 TV. Reka njyewe Shadu dukomeze kubana mu zindi nkuru zibuze mu mwanya.